tubaha ikaze mwese abateze amatwi Birindiro TV turabasuhuje biri amazi bagezaho ibiganiro byacu muri rusange. Uyu munsi ni tariki 15 na nyine coalition ya M23 AFC Red Tabara twirwaneho ngo n'ingabo z'u Rwanda bagabye ibitero muri kariya karere kugira ngo babashe gufata umujyi wa Uvira, ariko biza kurangira n'ubundi binaniranye bitewe nuko basanze nyine abazarendo bakomeye cyangwa se bafite ingufu zihambaye kubarusha. Ahangaha rero muri izi ntambara zimazemo iminsi nyine, ejo bundi mwumvise abazarendo bari mu mujyi wa Bukavu, nibyo bagezemo, hano tugiye guhera. Bahagera ku manywa saa moya za mu gitondo, baratambuka banakoresha mitingi mu baturage nk'uko ubuze kubibona ku mapica ahangaha, ariko basiga bavuze ko guhera saa 12 za nimugoroba bazajya bakora patrouille, nabo bakajya bakora patrouille na M23 nk'uko bari buze kubibona. Rero biravugwa ko abazarendo n'ubundi n'ubu ngubu bakiri mu mujyi Bukavu, mu gihe M23 ngo isigaye irara hakurya mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu rero bari kubivugaho kwishera, abantu bari batangiye bavuga bati ni M23 yakoze utuntu tw'udutsiko, cyangwa se ni wa mu general bita Biyamungu nawe wafunze udutsiko twe akaba yatuzana hariya mu mujyi, ariko ntabwo ariko bimeze. Uyu munsi byabaye confirmé, nanirinze kubitangaza cyane ngo mbabwire ko wenda byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri, ariko ubu ngubu tumaze kubona amakuru avuga ko ari ukuri. Abazarendo bari mu mujyi wa Bukavu kandi ku mwanya wose baba bari kuhakora patrouille. Ubwo rero intambara zikaba zikiri aho mu bita za Ruvunge, Katogota, Kamanyola, komeza iyo za Walungu, Mwenga na Fizi, za Mwaye Plateau, naho Plateau aho hose akaba ariho isasu ririmo rivugira. Ahangaha rero nyine uko baje mwari mwabyumvise, abantu benshi baba bakekeranya bavuga ngo biriya ngo no duco ngo M23 ngo barashyize mu mujyi wa Bukavu ngo kugira ngo babashe kuba ngo barangaza abantu, cyangwa se ngo buriya bwicanyi bwakoze mu mujyi wa Bukavu cyangwa urimo bukorwa na n'ubu babashe kubushyira kuri Wazarendo. Siko bimeze. Wazarendo nabo bari mu mujyi wa Bukavu babisikana na M23. Kuko muri buze kubibona nyine kuri izi video bagerayo ubushize bakoresheje inama, hashize nk'iminsi 2 bagezeyo bariyo. N'ubu ngubu ejo nimugoroba hari andi makuru twabonye tubuze kubereka ku cyiciro kigiye kuza, tubereka uburyo naho bari bahari mu masaa 3 z'ijoro. Ahangaha rero nk'uko nari mbibasezeranije, mubanze murebe uburyo binjiye mu mujyi wa Bukavu, ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Wana wazalendo, wana wasoda wetu wanashuka kuparwase, wazalendo wanashuka kuparwase, banachomoka hapa, banatraverse, unabaona njo wale wanashuka mpati kuparwase, njo wale wanashuka mpati kuparwase, njo wale wanashuka mpati kuparwase na masasi, mabunduki wanashuka. Ahangaha rero turahabona wo bita Premier Serija Ruhumuriza, reka abantu bari kumwita bamwe, ariko abandi bakavuga ko ngo yari lieutenant. Ku ruhande rwa Kongo bavuga ko ari lieutenant, ku ruhande rw'u Rwanda hari abarimo bavuga ko yari Premier Serija, ariko ngo yari mu bantu bari bayoboye ingabo zirimo zirwanira mu karere ka Nzibira. Aho Nzibira rero ni muri territoire ya Fizi. Akaba ariho hari icyo bita roundabout ikomeza ijya za Mwenga na Shabunda, indi nzira ikaza izaho bita Uvira. Niho rero barwaniye nyine, ubwo mumaze iminsi kaye mwumvise ko hari officier w'ingabo z'u Rwanda wapfiriye hari ahantu wahaguye aguye ku ntambara.
uyu mwofisiye rero bamuvugaho ko ari we wari uyoboye urugamba rwa Masisi hariya mu nce za Masisi mu majyaruguru ya Repubulika Demokarasi ya Kongo burasirazuba. Hariya rero akaza kwimurwa akazanwa mu majyepfo ariho bita Nzibira. Iyi Nzibira rero ni axe ikotorwa n'uwo bita General Mahesh Simba wa Kutu, niwe muntu uyobora hariya, niwe muntu ufite igikosi hariya. Ubwo rero baje mu rwego rwo kugira ngo babashe gufata iriya Nzibira, kuko niyo roundabout ngo ni ahantu strategique bashoboraga gufunga. Noneho imodoka zavaga iyo za Mwenga, izindi ziba za Shabundi iyo ngiyo, izindi ziba za mu murenge, izindi ziva ahaza Uvira na Bukavu zibe zitashobora kuhatambuka. Ariko byarangiye RDF M23 AFC na Red Tabara basize abasirikare benshi bagomba ko bahabakura, barabasunika babajyana muri za Mwaye Plateau naho Plateau. Ahangaha rero biravuga ko uyu muntu yageze hariya nyine yari akorodera urugamba akaba yitabye Imana, bikavugwa ko ndetse ahagwe n'abandi basirikare barenga 50 nk'uko nabivuze ku kiganiro cyashize, bakaba barabashyinguye ahantu ngo hafi y'ishuri mu cyobo rusange. Ubwo rero bivuga ko aya mabatayo atatu yaraturutse mu Rwanda, harimo uyu premier sergeant, abandi barimo bita lieutenant, aribo bantu ari mu bantu bari bayoboye ayo mabatayo atatu. Ubwo rero mabatayo atatu ubu ngubu akaba ayobowe n'undi muntu ariwe wayajyanye muri Ho Plateau na Mwaye Plateau niyo za Fizi, ngo kugira ngo barebe ko bagenda bakajya gufasha abantu bari mu murenge. Ahangaha rero biravugwa ko uyu muntu uri mu bari bayoboye ni Colonel Nabagaza, ngo ni Colonel Nabagaza. Uyu muntu rero ngo ni uri hariya ahantu, ni uyoboye bari abantu nk'uko muzi kubona amashusho nagenda nyabereka y'abo bantu. Akaba ari kumwe n'undi mugenzi we tutabashije kubona ishusho ye neza, ishusho irimo ibintu by'umwijima nabo twayinyuza ahangaha. Akaba ari abantu rero ngubu basigaranye izo ngabo ngo zigomba gufata Uvira. Ahangaha rero bivugwa ko nyine iyi axe ya Nzibira iyobowe n'uwo bita General Mahesh wa Kutu, ubu ngubu isigaye ikontororwa na Wazalendo. Bikavugwa ko rero izi batayo eshatu zazamutse hariya haruguru za Mwaye Plateau naho Plateau, nyuma y'uko bumvise ko bita General Ngoma Nzito yamanutse ari Plaine d'Or Ruzizi. Ubwo ni uri za Ruvunge, niwe wohereje nyina Wazalendo hariya za Bukavu mu Mwumvu. Ubwo rero nabo bashatse kugira ngo bajye aho yaravuye, kugira ngo yumve ko wenda aho yaturutse baba bahateye abashe kuba yagaruka inyuma, ariko byabaye by'ubusa. Bagiye basanga n'ubundi naho harafunze, Abazalendo bariyo bari bategereje nyine ikintu nk'icyo ngicyo. Ubu ngubu akaba ariho nyine intambara iherereye kugeza na n'ubu ngubu. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel Birindiro, kora subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo ibintu byacu bijye bigenda neza. Ahangaha rero uyu mukoloneli bita Nabagaza akaba nyine uvuga ko ari we uyoboye izi ngabo, n'undi nawe umwungirije zishaka gufata Uvira. Ariko nagira ngo mbibutse nyine kera cyangwa se duhora tubivuga tubwira abantu mufite abana cyangwa se ababyeyi mufite abana mu mitwe yitwaje intwaro, cyangwa se ukumva umwana wawe bamutwaye Kongo kujya kurwana, ntabwo biba ari ibintu byoroshye, kubera ko hariya hasanga abantu bamaze imyaka 30 barwana, aribo bariya b'Abazalendo. Bariya Abazalendo rero experience bafite mu kurwana ntabwo ari umuntu winjiye ku ikosi ngakubisa amezi 9 uramufasha umujyanye hariya. Nkuko rero ndibuze kubibona, hari n'amatekwa zagaragaye zafashwe. Akaba ariho hantu nshaka kugira ngo ubwire ababyeyi
mukora attention mwa babyeyi mwe, abana banyu barimo bararangirira hariya, kandi nkeka ko nta n'indi kiza akababaro muzigera mubona mu gihe mutarimo mubaza impamvu ziriya ntambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe nk'abantu b'ababyeyi mwicaye abana banyu bakaba barimo bapfa, bakaba barimo bafatwa, ntimubaze muvuge muti iyo ntambara igihe yatangiriye itugejeje kuki? Sinkeka ko umwana w'imyaka 18, 20, 25, 30 naramuka yitabye Imana ubu ngubu bakazakubwira ngo yabaye intwari, ngo yarwaniriye igihugu, mu gihe iwawe mu rugo no kugura amashanyarazi binanira cyangwa ugasanga nta nayo ufite. Mu gihe iwawe mu rugo unywa amazi y'ibiroha, abandi barimo banywa amazi mineral, umwana wawe akajya kugwa ku gasi akorera abakoroni batazigera banagushimira nk'umubyeyi. Icyo kintu mwari mukwiye kukibazaho mukabanza mukakireba, mukamenya icyo gukora. Kera twumvise ko hari n'akanama ashaka kujya, kera twumvise ko hari abantu bari bafite cyangwa se babaga mu mitwe yitwaje intwaro itemewe, bakareba bakabona abana babo bazahashirira. Hari ukuntu ushobora kubwira umwana uti dore ngiti kiambuka wigire Tanzania, ubwo wigiyeho gatoya cyangwa wigira aho hakurya i Bugande, tuzaba tuvugana biriya bintu tumara kubona bigejeje amaguru mashyashya. Ubwo ni uburyo bumwe ushobora kurokora umwana wawe w'umusore, kubera ko igihe kigiye kuza bitewe n'amadeni abantu baba barimo, batazigera bakonsidera ko umuntu ari umwenegihugu. Waba uri umupapa, waba uri umusaza, waba uri iki, bazabafata babatware kugira ngo mwishyure amadeni igihugu cyariye cyangwa se amadeni mwariye. Mu gihe utigeze ubonaho n'ikayi y'umwana ajya ku ishuri, aho ndimo ndavuga bene ngofero, aho ndimo ndavuga bene ngofero. Bene ngofero nibo ndimo mbwira, n'abandi bo bagashize, nkeka ko nta n'abajya bagashize bo bicaye iwabo mu mago bategereje ko bene ngofero bajya guheka, bajya mu mujishi, abandi bagafata ikiboko bakagenda bakubita inyuma ku mabuno. Uburyo nashatse kuvuga mwabyumvise, abantu bakuru cyangwa se n'abandi mujye musobanurira abana. Aha ngaha rero tukagera ku musozo, ikiganiro cyacu tukaba tugiye kugisoza, ariko abankangurira abantu kugira ngo murantungaho gatoya, ariko rwaye ibicurane byafashe bimaranye iminsi. Abantu mwese mufite abana b'abasore cyangwa se abapapa bagikomakomeye, mukaba mubona ko si bose, wenda hari abantu bavuga bati wowe urimo urashaka kugira ngo uvuge nabi igihugu, cyangwa urashaka kuvuga oya, ntabwo ari uko bimeze. Hari abantu tujya tubona basenyerwa, ugasanga umuntu baramusenyeye bataye abana ku gahinga, ugasanga umuntu abana babaye mayibobo bagahita babafata bakabajyana kwa Kabuga. Izi ziri mu nzira zimwe, nyuma y'uko bakubwiye ko ahantu utuye ari mu manegeka, ushobora guhita ufata umwana wawe ukamubwira uti dore agatike wowe wigiriye i Bugande ujye kureba umuntu uhingira, wenda azagucumbikira, nanjye nimbona basegeye wenda uzaba ugize ikintu umaze kubona nzagusangayo. Ibyo rero bikaba bishatse kuvuga iki? Ni mu rwego rwo kugira ngo ejo haramutse hagize abantu, ntuzi ko inkiko zo bavuga ko nta nazo, hagize abantu bashaka gushinga urukiko rwa rubanda cyangwa se kurenganura rubanda barenganye, uwo mwana ashobora kubona opportunité yo kwisunga abo bantu kugira ngo aze kugaruza umutungo w'abakurambere cyangwa w'ababyeyi. Ubwo ni muri izo sase giye mba bivuze, wumva yumvise, naho ibyo kubona bagusenyeye ugakomeza ukavuga ngo uri umunyarwanda, uzabanza ushaka izina ubunyarwanda icyo bivuga. Numara kumenya umunyarwanda icyo bivuga, niho uzamenya ahantu wowe wasenyewe inzu, wasigiwe na sogokuru wawe cyangwa wasigiwe na papa wawe, uzaba uhagaze. Icyo gihe nibwo uzamenya uti genda umunyarwanda cyangwa ndi umuntu. Ubwo ni muri izo sase giye mbibona. Ibi rero bikaba biteye agahinda bitewe na video nabonye ejo bundi, nindi twabonye undi mubyeyi babaze bakamutwara imyanya y'umubiri we mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko gifite demokarasi, mu gihugu bavuga ko cyubatse kigiye kumera nka Katari. Iyo foto ntabwo nayishyira ngaho, ariko birababaje. Ejo nimbona uko nkora icyo kiganiro nzagikora neza,
maze kubona amakuru neza asesuye nuko bimeze muzabibona ibyo bintu ibyo ari byo, ariko ni ibintu bibabaje kandi ibintu biteye isoni. Niho hantu rero muzamenyera ikintu bita umunyarwanda icyo ari cyo n'ikintu bita umuntu icyo ari cyo. Ni nacyo kizagutera kuraje yo kujya mu bitabo ugasoma by'ikinyarwanda ukamenya inkomoko y'umunyarwanda iyo ari yo, uko yaje ameze n'uko yaje abayeho. Ntabwo ndi bwigishe byinshi cyane rero, ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi, ariko ni ibintu bibabaje cyane. Aha ngaha rero bikavugwa ko izo ngabo porogaramu zifite ngo ari iyo gufata Uvira, abandi bagahita bambuka bakajya mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bintu mwicare mubizi, iyo pla irahari, tutiriwe tunajya kure. Iyo pla irimwo igihugu cya Katari n'igihugu cy'Ubufaransa, ko ubutegetsi bw'u Burundi ngo bugomba kuvaho bagashyiraho undi muntu bumva bakeneye. Ubwo rero rubanda nyamwinshi murabe maso. Aha ngaha rero dusoza turajya kwa Colonel Ntangantungu, umukana utanze ikiganiro avuga ko uhereye kuri M23 AFC ukaya kuri Twirwaneho niyo yindi mitwe ngibafasha kurwana. Ngiyo nanga hagurutse akavuga ngo cyangwa akajya Doha, yumvikanye avuga ko adashobora ngo abantu bose badashobora guhaguruka ngo bajye Doha muri Katari, ngo baba barimo bavuganira inyungu z'abo bantu bose. Ejo rero ntihazagira umuntu uvuga ngo ibi mbivugiye iki ngiki, ejo hatazagira umuntu uvuga ngo M23 ngira ukwayo, ngo AFC ngira ukwayo, ngo Red Tabara ngira ukwayo, ngo Twirwaneho ngira ukwayo. Akaba ariyo mpamvu mbwira cyane cyane mwebwe abana b'Abanyamurenge muzi ko igisekuru cyanyu cyageze hariya nyuma, kuko amateka tubibona. Igihugu cya Kongo kikatanga ubwene gihugu, mukaba mwari abene gihugu, ariko mugahitamo guhindukiza akanongo murwanye igihugu cyabakiriye, no mushyiraho perezida mwebwe mushaka. Uyu wari umwanya wo kugira ngo mwitandukanye n'icyo kintu kimeze uko nguko, kuko mu minsi iri imbere nibamara kuvuga ko uwo mutwe ari umutwe w'ibyihebe, mugiye kurwana puissance zirenze 3. Ntabwo muzabishobora, kuko nta muntu udashobora gutanga umusanzu wo kurwanya ibyihebe mu gihe byamaze gushyirwaho akadomo. Ejo bundi mwabonye petisiyo iri gutambuka isaba ko buri muntu wese yasinyaho akemeza jenoside iri gukorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biriya bintu ntabwo bizagendera aho ngaho, kandi abantu babikoze ni abantu babifitemo experience, ntabwo ari ibintu byo gukina. Ubwo urumva muzaba muri ako kadomo, muzajya mu bajenosideri mugera mu mitwe y'ibyihebe. Urumva muzarwana n'ibibazo bibiri kandi bikakaye birwanwa ku isi hose. Urumva nta hantu imisadi itazaturuka ishaka kugira ngo bafate abo bantu. Urumva nubwo wajya mu mwobo, nubwo wajya mu gihugu cyahehe. Numvise ejo bundi hari umukuru w'igihugu nawe yavuze ko ngo ntawe bazamukura ashobora kuzinjira mu mwobo, ariko nubwo wajya mu mwobo bazagukurayo. Aha ngaha rero nabakeburaga mwebwe cyane cyane nk'abantu b'Abanyamurenge, mushatse mwareba ba Masunzu bagashyiraho ikipe ishinzwe gufata abana badashaka kugambanira igihugu cyabo, mukajya muvaho ngaho mugasanga bene wanyu, mugafasha abazarendo kurwanira igihugu cyanyu, namwe mukagira uburenganzira. Kuko murabona ko igihe abazarendo bazaba batsinze, mwebwe nta hantu muzaba muhagaze, bazabatoragurana n'ibyo byihebe byatangiye gushyirwa ku mpapuro. Aha ngaha rero nanga akaba yarangije avuga ko ngo nibagiye i Katari muri Doha, ngo akajya mu biganiro, ngo aba yagiye kuvugira ayo magurupe yose. Aha naho wakwibaza ukavuga uti we niba yagiye kuvuga ibye bigaswata, hakaboneka undi mu minisitiri w'igihugu ujya kuvugira ayo magurupe yose ayoboye, ubwo urumva mwebwe muzabonamo iki? Niba wowe ugenda ibyawe bigaswata bikaguma biri hejuru, akaboneka undi muntu ujya gusinya, urumva bamwe mutazasigara muri abacakara, mwaratanze amaboko yanyu, umuntu agasigara agutegeka no kuyoboza igiti wari uzi ko mwari muri kumwe. Aha ngaha rero sharing ikiganiro,
nkaba ndangije aha ngaha, yari umuhungu wanyu Ibirindiro. Ciao ciao, naho akagaruka.